uri mu bantu basezeranyije biju pastor ko wasezeranyije biju nta gikumwe yateye ariko bya biju reka nkubwire icyambere giye sigiye wandika abageni ariko reka nkwereke ku isi ya rurema ubundi abastari babanye bakagumana ni bangahe uzafata isi y'abastari abakinnyi b'umupira abaririmbyi abakinnyi ba sinema wagira ngo n'umudayimoni ubawemo bahora bahindura abagore n'abagabo nkuko bahindura amashati n'amakariso ese ubagarutse wamusezeranye urabizi yuko mu 2016 ababuranye ubutane zari ngo 21 bigeze 2017 ziba 69 bigeze 2018 ziba 1334 bigeze 2019 ziba 800 aho bose ni Rutayisire basezeranije hari ibintu ntajya ntindaho kuvuga ngo umukobwa yari yogosheshe ngo maraho umusatsi ngo umuhungu yateretse afro iba ndende ibyo namahitamo ntabwo mbitindaho ubaje mu rusengero rwawe hano muri Anglikani afite urwo rupara pastor wabibona nk'ibisanzwe koko Pamela ejo bundi hari inkuru yasohotse y'inshuti yawe yitwa AmaG the Black kagira inkuru ngaho tera story no bivuga ko AmaG the Black nawe ngo yahinduye umugore basezeranye akishakira undi nayibonye mu bitangazamakuru AmaG the Black zarwegeza kubwira ko akijijwe ni inshuro zose twaganiriye n'ikiganiro duheruka kugirana rwose yarabyiyaturiye atabanyabyaha turi benshi intego y'ubuzima bw'umuntu ntabwo ari ugutegekwa n'umubiri burya nubona umuntu utegekwa n'umubiri ujye umugirira impuhwe kuko ubwo aba yamanuye nivo yayishyize hasi aba yimanuye cyane iyo uri umuntu ubaho utegekwa n'umubiri burya uba wimanuye cyane cyane so kumanuka ukagera ahantu utegekwa n'umubiri ntushobore kwitegeka icyo gihe ubwo ndanga gukoresha iryo jambo kuko riraremereye uba wamanutse ku rwego rw'inyamaswa zidatekereza koreshwa n'umubiri ko icyo gihe twebwe twakundanye nta za telefone zariho wandika gutubaruwa ukagaha umuntu akakagutwarira kuko nakoraga mu cyaro cy'Ururindo nta telefone yabagayo nubwo yabaga hano mu mujyi ariko nabwo ntabwo ahantu hose habaga amatelefone rero birya bifite umumaro wabyo kuko ni buriya abanyeroma baravuze ngo verba volant scripta manent ngo amagambo araguruka ariko ibyanditswe bigumaho yeze yari yarazibitse n'izanjye narazibitse tumaze kwimarira turazihuza n'ubu ushatse kureba uko byagendaga nawe archive biri muri archive hari igihe abana bacu bigeze kuyigwaho sinzi ibyo bashakaga ate papa na mama kabisa kera mwari harahiye ndagusuhuje wowe ufunguye ino video bwa mbere udahema kudukurikira umunsi ku munsi gusuhuze kandi mwifurize ibihe byiza wowe udusuye ugasura ino channel aribwo bwa mbere uri umuntu w'ingenzi cyane niba utarakora subscribe reka gushimire ko ubungubu wisuyikora kuko nibyo kandi birakwiriye aho uri hose mu bihugu binyuranye kandi bigize isi dutuye upfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda nawe ndagushimiye kandi ukaba warahisemo kujya udukurikira buri munsi ugakurikira Juri TV ndagushimiye cyane ngewe nitwa Sharomi ninge tubana buri munsi mu biganiro binyuranye ukuramo inama ukuramo amasomo y'ubuzima kugira ngo ubuzima bwose ubamo uherereyemo ubamo umunsi ku munsi ubashe kubugiramo intego ifatika ndetse niba ari n'amakosa ugenda ukorera buri munsi ubashe kuyakosora kugira ngo basi uzave mu isi amahoro rero niba warize amashuri menshi kagushimire ko kwiga ari byiza niba utaranize na rimwe nawe kandi nkubwire ngo nabyo niko Imana yabishatse niba warize primaire yonyine nabwo nkubwira ngo uruwa agaciro waba warize utarize uruwa agaciro waba uri umukire waba uri umukene uruwa agaciro icyambere nuko abantu basharinga ibyo bafite ubundi ubuzima bugakomeza icyo urusha mugenzi wawe umuheho icyo kurusha nawe aguheho duhana amaboko kugira ngo bigende neza cyane rero abarwaye mwihangane namwe abatarwaye musura abarwayi nabyo biba byiza yusuye umuntu agira icyizere cyo kuzakira vuba akaba yagaruka mu buzima bugakomeza intego ze yihaye nizo nawe wihaye mwese mukazigenda nabo natinze rero turi kumwe n'umwe mu bantu bamenyerewe cyane
ariko njye n'ubwa mbere duhuye tugiye kuganira ubu rero mwakumva ukuntu nishimye ko duhuye nabihigiye igihe kinini cyane none ku bw'amahirwe turongeye turahuye ndakwakiriye cyane. Murakoze. Biratangaje ko nkwakiriye iwawe. Niko mubivuga. Iyi kamera ko ari iyawe. Ubwo mwakiriye kuri Juri TV ariko nanone turi iwawe. Ni gake cyane usanga umuntu yakiriye indi mu rugo rwe. Ko ariho mwansanze. Hanyuma rero turi kumwe na Revera Canon Antoine Rutayisire. Bwa mbere iri zina nabyo ubwabyo yaniye kwibaza ngo ako kantu Canon sobanura bwako ntabwo nzi pe sinzi niba n'abandi badakurikira ubwo uhita byumvikana ko utari umwangirikani ariko abangirikani bose bo barabizi yuko titre ya Canon ni titre itorero riho umukristo. Bayirewe buriya abantu benshi bigira ko Canon ari titre y'abapastori n'abarayiki barabyitwa. Ni titre baho umukristo navuga ngo w'intangarugero. Nibyo gusa. Nakantu ka honorifique k'icyubahiro. Ubu nanjye ninjiye muri angirikani nkazamuka ko nyina nzamuka nazagezaho nkaba Canon. Ugakora ibikorwa ariko by'indashyikirwa. Nzi ko bitewe n'igihe mazemo imyaka runaka ibyo bihagije. Oya ntabwo bikurikira imyaka bikurikira ibyo wakoze. Pastor igikorwa mwakoze kuko kugira ngo bibe Canon kuko mwambwira yenda nk'urugero n'abakuri iki kiganiro ni nk'ikiyenda niba ari rusange. Buriya nta nubwo ari no kuvuga ngo ni ibikorwa warakoze bashingira ku myitwarire tuvuge niba uri umukristo utarigeze wijandika mu byaha ukaba umuntu ukunda itorero ukarikorera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So nta nubwo bajya bashingira kuri iki kuvuga ngo wenda ngo ni umuntu wagize atese wenda wubatse amazu cyangwa kuko ntabwo abakristo bose bakubaka amazu. Ubundi bashingira ku budakemwa mu myifatire yawe nk'umukristo. Kandi ndumva byo ngira ngo kubaho nabereye umurokore ubundi kuba Canon ntabwo ndumva nta byaha ndijandikamo nta sinigeze gitora. Ibyo umuntu abikora kwihishwa kenshi byinshi nta muntu umureba. Ibyo n'ubundi ubu Canon ni ibigaragarira amaso y'abantu. So nshobora kubikora nkihisha ntibambone ariko burya kugira ngo Satani azakore icyo bikorewe ukihisha ntibakubone ubwo nawe yaba yaragiye mu biruhuko cyangwa yararangaye. Ubundi kuba umurokore ukajya mu byaha ukabihisha ntibigaragare. Uri umuhanga. Ntabwo waba uri umuhanga. Ahubwo sinzi icyo Satani yaba yaguciye. Ubundi kubona umuntu akubita hasi umuntu munini ntiyivuge ubwo Satani yaba yarangaye sinzi uko byaba byagenze. Hari umuntu ubana icyaha umwaka 3, 5, 20, 30. Satani akaguhishira. Buriya yarakubonyemo inyungu akavuga ati kuriya muhishire kuko azambyarira umusaruro mwinshi kubera iki cyaha arimo gukora. Icyo nzi nuko ngewe ntabyo nagiyemo ubwo ibindi apfa kuba uri Canon. Bakaba barabonye ko ukwiye kuba Canon. By the way niyo titre nta kintu yongeraho mu buzima bw'umuntu. Ubundi amatitre je sinyakunda so Canon cyangwa itariho cyangwa iriho nta kintu byongeraho mu buzima bwanjye. Nta myaka runaka bisaba kugira ngo umuntu abe Canon. Oya. Ariko kugira ngo bigereho nabyo bisaba ko none se wagaragaza kuri ndakemwa ukiri umwana. Umaze igihe. Hari imyaka ugomba ntabwo igomba kuba ari myinshi cyane ariko hari imyaka ugomba kuba umaze. Urwo ndumva ari ikigero cyo hejuru cyo mu angirikani. Ntabwo kiri hejuru cyane ariko nacyo reka twikomereze. Ndumva bamugani nzakwegera nta tutari kuri kamera nkamenya Canon nanjye yenda nkaba nazayigeraho niba bishoboka. Hanyuma rero abantu benshi cyane nanjye ngira amatsiko ubundi mwakijijwe ryari? Kwezi kwa 4 kwa 84 ariko gihe ntabwo nakijwe mu munsi umwe byagiye bizamuka. Nabanje kubishakashaka ndabicukumbura kuko gihe nakijwe nsoma Bibiliya ntabwo nakirijwe mu giterane. Nasomye Bibiliya nibona nk'umunyabyaha ariko ndavuga nteka mbanze nyisome nibura inshuro 3 nyirangiza
mbone gufata icyemezo. Urumva rero iyo byafashe amezi 6 aho abandi bibera rimwe, iyo byafashe amezi 6, icyemezo nagifashe mu kwezi kwa 4 kwa 84, ariko nari maze ubundi nk'amezi 6 mbirimo. Warabanje uhera mu itangiriro ujya mu byahisho cyane ntacyo nsimbuka. Urongera uhera mu itangiriro ujya mu byahisho cyane. Urongera urazenguruka inshuro ya 3 ubona gufata umwanzuro tuwakize cyane. Kuba rero umuntu w'umugabo iyo ugiye kujya mu bintu ugomba kubijyamo uzi ibyo ugiye matara kugenda gusa. Ubundi igihe niko nteye. Njya mu bintu nabitekereje kuko mba nzi ngo niba mbigiyemo ndagumamo. Yego. Uyu munsi turaza kuganira twibanda cyane ku ngo n'abubatse, imyubakire, imibereho y'abashakanye, kuko n'ubu turi kumwe n'umuntu ufite iyo experience haba mu buryo bw'iyobokamana, haba mu buryo bw'imyaka amaze ku isi, haba no mu buryo bw'urushako. Turaza kumenya nibura impamvu nyamukuru iba yihishe inyuma ku buryo umugabo cyangwa se umugore adashobora kunyurwa n'uwo bashakanye igihe cyose, kandi we yaramushatse akamushaka ari we muntu ahisemo mu bandi bose. Abakobwa ibihumbi baramuciye imbere agahitamo umwe, abasore ibihumbi baramuciye imbere agahitamo umwe. Turaza kubiganira, niyo ngingo tujye kuganiraho nyamukuru. Ariko nanone mbere ko yuko tuyinjiramo tunayinjiramo, ubundi murubatse mwebwe? Yego, imyaka 33. Umuntu ufite imyaka 33 mu rushako aba afite experience kuko ifatika. Pastor, kugira ngo uhitemo muzabana byagufasha igihe kingana iki? Kirekire. Ariko ntabwo byanturutseho. Urumva jewe mfite imyaka 19 nibwo narangije segonderi. Nkora plan zanjye ndavuga ngo mfite imyaka 25 nzarongora umugore ufite imyaka 21. Ibintu byanjye bigendera muri gahunda, ntabwo bigenda mu kajagari. Mfite imyaka 20 mpura n'umukobwa yari afite 10, nayo ifite 21. We afite yaje muri university afite 17. Urumva nyine imibare yari yahuye. Turuzura, numvaga mbese ubwo ibyanjye matematike zanjye zahuye. Hanyuma mfite 25 mva muri university aho nigishaga, njya kwigisha Rulindo muri segonderi, ngezeyo ndakizwa. Ariko icyo gihe wakijijwe? Nibwo nakijijwe mfite 25 shyira 26. Noneho nyuma y'umwaka nk'umwe umukobwa wanjye turashwana. Sheri? Turashwana byemye. Rero kuri bana byitaga ku mukobwa wanjye. Icyo gihe sheri ryari ritaraza se? Oya, sheri utwo duterme nta gihe tutabayeho. Hanyuma turashwana, atwarwa n'undi. Ariko ubwo kubera ko namaze gukizwa, ibyo kongera kwipangira ndabireka. Ndavuga ngo rero Mana, ubuzima bwanjye narabukweguriye, uwanjye uzamunzanira, reka mutegereze. Ubwo rero narategereje ngeza kuri 32. Ntegereje Imana yansezeranije, ariko yaramuzanye. Kandi muzana ari we. Kuva icyo gihe ntabwo wongeye guhura n'uwo bita umuyagisebo n'umuyagisebo ngubu? Oya, ex yari ahari afite uwe mugabo. Yarashatse gusigaho. Yabona hari impamvu, hari impamvu. Ari umukobwa abona wowe urimo kuzarira mu mayira, kandi we nta gahunda. Kandi ubu hari n'abandi bamushakaga kubera umukobwa mwiza. Yasaga tubwo yariraburaga, ateye neza, aseka amasara agaseseka. Ishinya y'umukara. Cyane rwose yari. Mu buryo wari wamukunda harimo n'ikimero. Oya, ariko uriya iyo ugiye gukunda ntabwo wavuga ngo narakunze gusa ngo ntacyo nshingiyeho. Ibintu byose bigira aho bishingira. None umukobwa akajya kubaza ngo wankundiye iki, umuntu akavuga ngo nta kintu nagukunde, ngo ni urukundo gusa. Burya umubeshye, nta muntu ukunda gusa nta kintu ashingiyeho. Hari minimum. Hari minimum. N'ugiye kuroba ifi abanza kuyinagira akantu.
kameme hari ibintu bikurura umuntu buryo umuntu azakubwira ngo ntacyo nagukundiye abakubeshya niyo atagukundira wenda isura yagukundira imico. bavuga ko kandi urukundo nyakuri nta kintu rushingiraho, uburyo ingaruka zabyo nawe uzajya uzibona. Ubundi hari minimum umuntu agomba gushingiraho ngo nkanjye hari za minimum nari ifite, ahubwo zagiye ziniyongera kuko ubundi numvaga nzashaka umukobwa witonda, usa neza, ufite nivo y'amashuri runaka, ibyo yarabyujuje. ariko Imana ntiyabari guhitiramo. Oya, ubwo nyine niko bigenda. Ntabwo giye byo rwose sinanabyicuza kandi ndabibona. Hari Imana ibiza uko uteye, bavuga ngo uriya mukobwa ntabwo ari muzajyana. Nakugeneye undi, igihe cye ni cyiza nzakubwira. Mu byigisho akenshi na kenshi ukunda kugaruka ku ndirimbo rimwe na rimwe z'abahanzi, akenshi baba muri sekira, turirimbo tw'urukundo rwose. Hari iyo nabonye wari wasubiyemo ubwira abantu uti Yesu yadukunze nta body nta money. Icyo gihe uri gutereta nta karirimbo kari kagezweho, kuko nka buriya mbibonye mvuga yuko n'ubundi na mbere indirimbo zifataga ku bana yikoresha uri gutereta. Oya, jewe mu byo gutereta ntabwo ibyo by'indirimbo. Indirimbo buryo by the way burya nabona nzitangaho urugero ndimo kwigisha. Bari ukugira ngo nsetsa abantu. Rero ibyo gutereta byo biba biri very serious nyine. Ntabwo ari ngombwa kuririmbira umuntu wenda waramaze kumurongora akamunyuriza. Ariko mukira abafiance nta ndirimbo yajemo. Nta bintu by'imikino mu gutereta. Noeze wawuhora uri serious ukambije agahanga. Utuntu tw'imitomo nawe indirimbo zo zariho, ariko no gukora imitoma agiye nshobora kwikorera iyanjye ntagiye gutira indirimbo. Kuko jewe nize lettre, ushobora kugukorera poeme rwose nayikubwira ukankurikira. Ariko ntabwo ari wowe mvuga ndavuga. Uravuga umukunzi wawe. Wowe rwose ntawe nakuvugira. Yego si iyo mvu umukobwa ibibaye ndo. Ntabwo nari kubivuga gutyo uri umukobwa nyine urumva. Basi wahise ukora igisigo. Ibisigo byo nari kubikora, kandi na madamu wanjye ntabwo nawe ntiyari umuswa, n'ubu si umuswa muri ibi ngibi. Kuko icyo gihe twebwe twakundanye nta za telefone zariho, wandika gutubaruwa ukagaha umuntu akakagutwarira. Kuko nakoraga mu cyaro cy'Ururindo nta telefone yabagayo, nubwo yabaga hano mu mujyi, ariko nabwo ntabwo ahantu hose habaga amatelefone. Rero birya bifite umumaro wabyo, kuko ni buriya abanyeroma baravuze ngo verba volant scripta manent, ngo amagambo araguruka ariko ibyanditswe bigumaho. Yeze yari yarazibitse n'izanjye narazibitse, tumaze kwimarira turazihuza. N'ubu ushatse kureba uko byagendaga na archive biri muri archive. Hari igihe abana bacu bigeze kuyigwaho, sinzi ibyo bashakaga. Ate papa na mama kabisa kera mwari harahiye. Abana baguye kuri archive baravuga ati mwakanye baguye kuri archive, ndabona ariko buriya nyine namwe mwigireho. Nta rurabyo rutoha rutuhiwe kandi koko mwite nawe gusa cyane. Hanyuma rero turi kuri ibyo ngibyo mundi impamvu yabyo, Bibiliya ubwayo mu hari mirongo igize inyuranye, ari naho haturutse mu byo gushaka. Imana yaremaga Adamu, bavuga ngo ntukwiye kubaho wenyine. Ese buriya nibyo kurabonye muri iki gihe umuntu ashobora kubaho wenyine imyaka n'imyaniko. Ariko ntabwo biba ari byiza kuba mubikora, ntabwo bivuga ko ari byiza kuba twe tubikora. Imana yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Iyo ubaye wenyine nyine ntibiba ari byiza, ariko nyine urabikora nk'uko n'ibindi byose babikora. Hanyuma rero irema umufasha imwita Eva, nyuma yaho haza kuza Adamu niwe wamwise Eva. Ubundi Imana yo yamuremye umufasha amwita izina, avuga ati nakaraka. Ubundi mu by'Imana yaremye byose umuntu niwe witaga amazina. Yego. Pastor, nyuma yaho haje kugaragara abantu bashatse abagore barenze umwe, kandi Imana yarahaye Adamu umugore umwe. Ibyo nibyo.
impamvu y'ikiganiro cy'uno munsi ni ukubera iki noneho sasa tunahera aho ngaho kubera iki ari ngombwa gushaka umugore umwe wenyine ko ariko Imana yabigennye nusoma muri Bibiliya muri Maraki Imana iravuga ngo kuba Imana yararemye umugore umwe suko yari buze materiel yo kurema wa kabiri hari impamvu gashaka umugabo n'umugore bakundana bakagira urubyaro rwubaha Imana yego buriya rero ibintu Imana yaremye byose bifite impamvu hari abakubwira ngo ariko ngo umuntu ashobora gutunga abagore babiri batunga abagore babiri barabyihanganira ariko ubundi ubabajije bakubwira ko bahitamo kuba ari yari umwe kuri umwe so icyo ngicyo cyo nuko giteye burya muri kamere y'umuntu sinzi umugabo wambwira ngo ngiye ngo numva ngo umugore wanjye kumusangira n'undi ngo nta kintu bitwaye ujye uza nkwihere so ibyo ngira ngo ubundi birisobanura so ariko Imana yo iravuga ngo yabikoreye impamvu ebyiri ni kugira ngo umugabo ashobore gukunda umugore umwe kandi niba byara abana bavukire muri atmosfere itarimo amakimbirane itarimo amashyari bakure neza nabo bubaha Imana sinibuka umuntu umwe ariko yenda uriya washatse kwa Labani ninde ni Yakobo ari mu bantu bashatse umugore urenze umwe ariko nawe ntibyamuturutseho ubundi mu gutekereza kwe yishakiraga Rasheli bamukwanjika Leya hanyuma Leya na murumuna we bagirana amashyari mabi cyane ndetse umwe amutera umuja we n'undi amuhereza umuja we yisanga afite abagore bane ariko ubundi muri gahunda ye ntabwo byari muri gahunda ye byavuye mu mashyari y'abavandimwe ariko ntiyabirukanye amabura kindi se nyine ntiyabirukanye kuko nawe yari umugabo abagabo benshi agize Imana akabona uburyo bitamuturukaho hakiyongeraho undi ku ruhande ibindi biro ntabwo bimurakaza nta nubwo ari we wenyine Salomo ngo yagize igihumbi Salomo yagize igihumbi erega na Dawidi ntiyari afite bake abo bose nta n'umwe wari ufite bake noneho rero kubera iki ubu ngubu ari itegeko cyangwa se kuki byagarutse mu gushaka umugore we kandi Bibiliya ubwayo yakomotseho ikintu cyo gushaka yarashaka barimwe bashatse ariko ngewe mbona rimwe na rimwe muvuga ibintu abani kuba Salomo yaragize abagore igihumbi ntaho byanditse ko Imana yabishimye ndetse unitegereje neza bavuga yuko abo bagore igihumbi nibo bamugushije ava mu masezerano y'Imana so rero kugira abagore benshi nta hantu namwe uzabona avuga ngo kanaka yarabikoze kuba yarabikoze ntibivuga ko ari byo kuba biri muri Bibiliya ibyo abantu bo muri Bibiliya bakoze byose ntibivuga ko biba ari byo muri Bibiliya hari ibintu byinshi abantu bakoze bitari byo uyireferaho ariko ubwo agomba kumenya ngo niba wirefereye kuri Bibiliya ugomba kuba buriya Bibiliya aho bitandukana n'ibitabo bimwe na bimwe by'iyobokamana Bibiliya bitwereka umuntu ikavuga ngo uyu nguyu yagenze neza reba umusaruro w'imibereho ye uyu yagenze atya reba icyavuyemo fata urugero rw'abo bose tumaze kuvuga uzasubira inyuma urebe urugo rwa Yakobo urebe amashyari y'abagabo urebe intambara z'abagabo kugeza naho bagurisha umuvandimwe urwo si rumwe fata urwa Dawidi urebe ibyago Dawidi yagize mu buzima bwe bw'abana b'amahari uwitwa Amunoni afashe uwitwa Tamara aramusambanije kandi ari mushiki we nubwo batari bahuje nyina Abusalomu umusaza wa Tamari yisha Amunoni bivuyemo kudeta Abusalomu arapfuye uwitwa Adoniya ntiyabyumva kimwe na Salomo aramwica ubona hajemo umwanda mwinshi ibyo bintu rero Imana yibyandikisha nkawe babwiye ngo nimwitegereze by the way Bibiliya ni nakwivuga biravuga ngo mwibuke ababanjirije muzirikane iherezo ry'ingeso zabo mwigane kwizera kwabo niba uyu muntu yaragenze gutya akavamo biriye abari cyapa Imana ishyize ku muhanda ikavuga ngo hamuhitondere hatabye mine muzahakandagire n'ibyo ngibyo kuba abantu ba kera barashakaga abagore barenze umwe si intandaro z'uko babaga bafite ubutunzi bwinshi uyo n'abakene barabashakaga none se Yakobo yarongoye abagore benshi
afite ubutunzi ahubwo ntiyari arimo gukorera nyirarume Labani ngo arebe ko yabona n'ibizatunga abo bagore n'abana. amaze kugabana ariko byinshi cyane nyine amaze gukora imyaka irindwi. Gusa ikigeragezo, amafaranga azana icyo kigeragezo ku bagabo benshi, akumva ko ubwo afite amafaranga ashobora gushaka abagore barenze. Yego. Niyo atamurongora ngo byemerwe n'amategeko, kuko wenda nko mu Rwanda ntibyemewe, ariko akagira inshoreke, akagira n'abandi ahonga basohokana rimwe kabiri gutyo. Izingiro ry'ikiganiro rero, gushaka abagore benshi ku mugabo ni irari ridashobotse cyangwa se ry'indengakamere riba mu bagabo, cyangwa umugore umwe ntahagije ku muntu nyine Imana igenda ubwo no kuvuga ati Imana nawe rero nayo yaraduhemukiye, umugore nkuko yabonaga ahagije. Icyo reka mbere ku Imana yivuga ko umwe ahagije, ikanavuga ko rwose bitari byayinaniye kuba yaturemera benshi, sibyo? Ariko uzitegereze nyuma y'uko umuntu akora icyaha, nyuma ya Adamu haza uwa mbere tubona ufite abagore benshi, aza mu gice cya 4 cy'itangiriro witwa Lameki, aho abwira abagore bavuga ngo Adanazira bakarameki, kubwira ngo yamaze kugira abagore 2, nyuma yaho ngaho komeza abandi. Bikwereka ngo gushaka abagore benshi ni imwe mu ngaruka z'icyaha. Kuvaho umuntu yakoreye ibyaha, akora ibyaha n'ubu ngubu agashaka abagore benshi. Bikubwira ngo rero bya bindi wavugaga nubwo tugiye gusesengura, gushaka abagore benshi bishobora kuva ku mpamvu nyinshi. Impamvu imwe ishobora kuba iyo gushaka umugore ntabyare, umugabo akumva adashobora kwihanganira kuba adafite umwana, agashyiraho undi mugore. Iyo ni impamvu ya mbere. Iyo ni iya mbere. Impamvu ya kabiri, ariko iyo siyo ya mbere, reka mpere ku ya mbere mu buryo bw'ubunini. Iya mbere mu buryo bw'ubunini ni amarari y'abagabo, kuko abagabo uko bateye, ibintu by'abagabo bica mu maso. Umugabo arabona akifuza, iby'abagore bica mu matwi, umugore arumva agatwarwa. Buryo niko bikora muri psychology, niko babivuga. Rero urumva abagabo benshi barongora, ashobora gushaka abagore benshi akarongora byemewe n'amategeko, cyangwa se agashoreka bitemewe n'amategeko ariko akaba amufite kubera amarari y'umubiri. Iyo niyo mpamvu urebye nyamunini ya mbere. Impamvu ya kabiri bishobora guturuka ku mugore, bishobora kuba ingeso z'umugore zituma umugabo amujya kure. Abagore b'umujinya cyane cyane b'abanyamahane, abagore b'umwanda urenze, yaba afite umugabo nanone w'umunyabyaha, kuko njye mbwira abagabo bakijijwe, navuga nti umugore nawe afite ingeso ujye umufasha kuzikosora, ariko ntabwo biguha uburenganzira bwo gukora iby'Imana yanga. Ariko still ni imwe mu mpamvu zishobora kubitera ingeso z'umugore z'uburyo bwose. Yego. Icya gatatu ni ukutabyara, umugabo akajya kwigerageza akavuga ati n'umugore ntabyara, reka nshake undi ndebe ko namubyaraho umwana. Uretse ko rimwe na rimwe nuko kutabyara bishobora kuba bituruka ku mugabo, ariko muri kino gihe byaroroshye, abaganga bashobora kukubwira aho bituruka, so ntabwo bikomeye cyane. Ubundi urebye izo mpamvu 3 nizo zibitera, ariko hashobora kubamo n'izindi. Hari n'ushaka kubyara abana benshi akavuga ati oya, abo nabyaye ndashaka kugira tribu y'abantu 100, akongeraho abandi bagore, akongeraho abandi babiri. Urubyiruko noneho rw'iki gihe ruri hafi gushaka, abakobwa n'abahungu bose banyuranye benda gushaka, ko umuntu umwe ashaka undi yahisemo mu bakobwa 1000, mu basore 1000. Icyo kintu suko Imana ubwayo yabonaga ko, kuko urumva n'Imana ijya kurema ntiyaremye umuntu umwe, yaravuga ati mubyare mwororoke, mukwira isi yose, muzenguruka ahantu hose, mumere nk'umusenyi wo ku nyanja. Kandi igihe cyose abasore igitsina gabo bari benshi, abari bake purito kurusha abagore. Yego, ubushakashatsi niko byerekana. Ariko ntabwo ari cyane, burya ntabwo ari bake cyane, nuko ndaza kukubwira impamvu. Twomeze. Yego.
kubera icyo umuntu atemera gushaka abagore benshi kandi abagore bari benshi hirya no hino ku isi kandi ibyo birisobanura ntabwo gushaka iryara nyine yumve rihaze avuga ati noneho abagore 20 nabo irari ntabwo rihazwa n'ubwinshi bw'abagore rihazwa rimarwa no guhindura imitekerereze. Iyo uhinduye imitekerereze irarura rikontorora, kubera ko buriya umuntu utekereza cyane yabibona yuko ntabwo kongeraho undi mugore bizakumara irari, kuko irari riba muri jyewe. Ariko Pst irari ni karemano. Nibyo ndimo kukubwira, irari riba muri jyewe rishobora guhazwa n'umugore umwe ndamutse ntekereza neza. Umugore umwe arahagije, ntabwo nkeneye babiri. Imana burya ibyo yavuze ni ukuri, ntabwo ukeneye babiri, kuko nawe ukeneye no guhora muri ibyo ngibyo, rega burya nabyo bigira ingaruka. Ariko nabonye kare hari post nabonye akantu kacaracaye ku mbuga nkoranyambaga kagaragaza abantu ibyishimo bafite mu gihe baba babwiye ngo bongere bashake bwa kabiri. Abo nabo baba bararambiwe. Urumva abantu bamwe amahirwe ya kabiri, oya abantu bamwe babaswa badasesengura cyane. Nkanjye giye umbwiye ngo uranguranira ngo undi mugore nakubwira nto yabyihorera, uwo mfite aramuhagije. Kuko giye intego ubundi intego y'ubuzima bw'umuntu ntabwo ari ugutegekwa n'umubiri. Burya nubona umuntu utegekwa n'umubiri ujye umugirira impuhwe, kuko ubwo aba yamanuye nivo yayishyize hasi. Aba yimanuye cyane. Iyo uri umuntu ubaho utegekwa n'umubiri buryo uba wimanuye cyane cyane. So kumanuka ukagera ahantu utegekwa n'umubiri ntushobore kwitegeka, icyo gihe ubwo ndanga gukoresha iryo jambo kuko riraremereye. Uba wamanutse ku rwego rw'inyamaswa zidatekereza, gukoreshwa n'umubiri. Kuko kumva wicara ugakora, reka nkwereke ingaruka zabyo. Gukoreshwa n'umubiri gusa ukavuga ngo ugiye numvise umubiri wanjye ngo njyana hanjyayo, icyo gihe uba wamanutse cyane. Uba wamanutse cyane kuko bizakugiraho ingaruka, bizagira ingaruka ku rugo rwawe, uba wamanutse cyane. Sinange bivuze niko abantu b'abahanga batekereza. Abantu wenda bizi Kilatini, umugabo witwa igitabo cyitwa Katirina, icyo gitabo cya Katirina gitangira aravuga ngo umuntu wese ushaka kuzagira ikintu ageraho gifatika. Ndimo ndagerageza kwirinda kujya mu Kilatini nkabishyira mu Kinyarwanda direct, kuko ubundi twebwe tubyiga twavanaga mu Kilatini tugishyira mu Gifaransa. Ariko texte ya mbere itangira interuro zayo za mbere za Katirinaire z'icyo gitabo cyitwa Katirina, aravuga ngo umuntu wese ushaka kuzagira ikintu ageraho gifite umumaro ngo agomba kwiga kugenda atumvira umubiri nk'inyamaswa zigenda zitegekwa n'inda. Atumvira umubiri, donc ugomba kugira self control. Rero iyo umuntu yataye self control ashobora gushimishwa nuko bamubwiye ngo ushobora kongera ugashaka ubundi mugore kandi ufite umugore. Nkanjye giye rwose bimbwiye nabwira ntoya uwo mfite aramuhagije, nta mpamvu yo kujya mu handi. Sheri umwe arahagije. Ejo bundi hari inkuru yasohotse y'inshuti yawe yitwa AmaG the Black. Kagira inkuru ngaho tera story none. Bivuga ko AmaG the Black nawe ngo yahinduye umugore basezeranye akishakira undi. Nayibonye mu bitangazamakuru. AmaG the Black zarwo yigeze kubwira ko akijijwe. Ni inshuro zose twaganiriye n'ikiganiro duheruka kugirana. Rwose yarabyiyaturiye atabanyabyaha turi benshi turayoboye. Rero iyo umuntu yaturiye ko ari umunyabyaha ntabwo byantangaza ko yabikora. Kwiyashatse ntabwo rwose nta n'igitangaje kirimo, nta n'inkuru irimo. AmaG yashatse umugore wa kabiri yarasezeranye, nta nkuru irimo. Nta nkuru irimo. Bibi inkuru kubera ko azwi, ariko ubundi kuri giye umenyereye abanyabyaha nta nkuru irimo. Noneho umunyabyaha kwishakira abagore barenze umwe nta kibazo. Oya rwose umbwiye ngo umunyabyaha yasambanye ngo yashatse undi mugore nabwo ntiyo nta nkuru irimo. Ko n'ubundi niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha ngo niyo wamushyira no mu gihugu cy'abakiranutsi ngo wazahakorera ibyo gukiranirwa. Ubwo iyo ntabwo ari inkuru. Muri domaine yacu y'Imana nta nkuru irimo. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ni normal.
ni ubuzima busanzwe bw'umunyabyaha. Amajika mbabaje se niba tarakije. Ariko mama yigeze akubwira ko akijijwe ntiyabyiyaturiye. Kandi abanyabyaha turi benshi turayoye. Indirimbo yiheruka ntabwo wayumvise. Ubwo nari nzi ko kuba mugendana muri inshuti nibura ari cyake ajya kwigiraho. Wenda bizaza. Kuvuga ati pastor yashatse umugore umwe dore bararambanye dore bamaranye igihe runaka kibaze kuba kinini nta kintu namwigiraho ngo. Erega dore ureka nkubwire. Ibintu byose udafite Yesu. Nanjye ntafite Yesu nkagira idini gusa. Iyi ni idini. Ibi ngibi by'urusengero n'ibindi biriya ni idini. Ntafite Yesu nanjye ibyo nabikora. By the way, iyo ntagira Yesu nanjye ubwo nariko ndi muri iyo kategori y'abantu bayabira ndiyizi nzi ibyo nihannye nzi ibyo naretse. Rero ntabwo namutera amabuye asanze bandi bagenzi be benshi. Hari mugenzi wanyu uherutse kumbaza ngo wavuze ngo ko abantu ngo batagira idini ngo wazamutse umubare ngo baba 3%. Ndamubwira nti gusa ko numva ari bakeya. Abo ni abanyakuri. Bazamutse umubare. Ngo umubare warazamutse ngo uva kuri 0.2 ngo ujya kuri 3. Ndamubwira nti uwo mubare ariko ahubwo abo biyemeje baba abanyakuri. Naho ubundi abantu abanyedini bo ni benshi cyane. Abatagira idini pure. Abatagira idini ni benshi. Ngo umuntu aza avuga ati yewe ndi umukatolika ugasanga wamaze usengera mu yihe kiliziya. Ngo urumva ngo nyine ngo kera ngo niga mu seminari ngo ariko ntazi naho kiliziya iherereye. Kaza ati genda umwangirikani atuye hano Kabeza ntazi naho igiporoso giherereye. Abona acaho gusa ko ati hari habura ati habura urusengero rwacu. Ariko ntararukandagiramo yarangiza rero ngo nguwo ngo ukaza ukambwira ngo ariko ngo hari umukristo wanyu ngo warongoye umugore wa kabiri. Ahubwo ibyo nta gitangaza kirimo rwose. Abanyedini barabikora. Uri mu bantu basezeranyije Bijou. Pastor ko wasezeranyije Bijou nta gikumwe yateye. Ariko bya Bijou reka nkubwire. Icyambere yose igihe wandika abageni. Sibyo? Sije wandika abageni mpura nawe agiye gusezerana. Twebwe hano twakoze system nta nubwo ari twe twigisha abageni. Bigishwa na fathers na mothers. Yewe no gutera igikumwe ashobora no kuza akaguha intu ziri fake ntitujya dusaba document ziri notify. Kuko ibyo ngibyo icyakora turabiwasaba. Ashobora kugenda akafakinga ikintu akakizana akaguha photocopy ko n'ubundi tubasaba photocopy ntabwo twasigarana original ya certificat de mariage yawe mu murenge. Rero ashobora kugenda agafata certificat de mariage ya runaka na runaka gahindura amazina agafotora akatuzanira photocopy. Ntabwo nigeze ninjira muri detail ngo ndiho ko byagenze. Ibyo ngibyo ugiye kuntera amabuye rwose wabungize muri umuna w'Imana kandi ubundi sindiho. Imana ni imenya byose. Twebwe umuntu ashobora kutubeshya. Kandi wambeshye n'ubundi kibazo suko wambeshye cyangwa utambeshye. Ikibazo nibyo ukora nyuma yaho ngaho. None si ubwo Bijou ejo ko yatandukanye na sentore wiwe ari we wamusezeranyije. Nkubwo none se hari contrat dufitanye ko nzagenda nka washaka gutandukana n'umugabo nkagukubita cyangwa nkagufunga. Ntayirimo. Erega nuko impamvu wo ari we murimo kuvuga. Nuko ari wuzwe. None se uba abantu bose barimo gutandukana muri uyu mujyi ni byo basezeranije. Ariko nanone nyine ho ngubuzwi iyo nyenyeri umusitari n'ubundi bari gutanga urugero muri abo bose tutazi. Ariko rega nkwereke ku isi ya rurema. Ubundi abastari babanye bakagumana ni bangahe? Uzafata isi y'abastari, abakinnyi b'umupira, abaririmbyi, abakinnyi ba sinema, wagira ngo n'umudayimoni ubawemo bahora bahindura abagore n'abagabo nkuko bahindura amashati n'amakariso. Icyo rero ntabwo ari ikintu simbona n'impamvu kibi inkuru ngo Bijou ngo yatandukanye n'umugabo uzagenda ufata abastari bose bo kwisi. Abo ahubwo buri gihe usanga inkuru zabo ziba ari iz'abarimo gutandukana nabo bakunda. Wagira ngo ni ikintu kibabamo sinza akadayimoni kabamo. Ibyo rero biragiye. Ariko ibyo rero ntiwabigarura ngo ubishyireho ngo uvuge ngo wasezeranije Bijou ngo none ngo yaratandukanye. Abantu bakibaza bati pastor hari n'abandi ariko nasezeranije batandukanye. Hari ubu abanyarwanda bose barimo gutandukana.
urabizi yuko mu bihumbi 2016 ababuranye ubutane zari ngo 21 bigeze 2017 ziba 69 bigeze 2018 ziba 1334 bigeze 2019 ziba 8,800 aho bose ni Rutayisire basezeranije. So hari mujye mugeraho mushyira ibintu two twe turasezeranya ariko ntituzirika. Ariko babasezeranyije bafite inshingano nk'izawe iyo kugira gute zo gusezeranya umugabo n'umugore. wenda kubaza dufite inshingano zo kugira gute, twe dufite inshingano zo kumusezeranya ariko kubabanisha nibo babihitamo. Ese ubagarutse wamusezeranya oya kundi mugabo twebwe ntago twemera gusezeranya aba divorce. Umuntu wasezeranye mu rusengero it's one for all, ni rimwe ridasubirwamo. Kereka wapfushije umugabo aho ubuguru umupfakazi cyangwa uri umupfakare turagusezeranya. Ariko wadivorushije no. Icyo kintu rero nicyo n'ubundi turi kuganiraho. Ese iyo gutandukana kwa hato na hato ni irari cyangwa ni ukutanyurwa na amafaranga kugenda ari ikibazo cy'ikibone? Akenshi burya gutandukana byo nta nubwo ari ikibazo cy'irari gusa, ni ikibazo cy'ubushobozi buke bw'imibanire. Hariho n'abantu batandukana nta busambanyi burimo, gusa imico y'uyu n'uriya bikaba bidahura. Rero byo impamvu z'ubutane zo ni nyinshi. Hari abapfa amafaranga bakadivorusa, hari abapfa ingeso mbi nk'izo z'ubusambanyi bagatandukana, hari abapfa amahane bagatandukana, hari abapfa ubugumba bagatandukana, hari abapfa imiryango bagatandukana. Ibi bibatandukanye ni byinshi. Umusitari se ibiri kumusezeranya uvuga ati n'ubundi ndabasezeranya ariko n'ubundi ejo muratandukana abasitari ndabazi? Oya ntabwo ibyo ngibyo, ibyo nanone byaba ari nk'ihohotera. Byaba ari ihohotera kuko niba nje ndi umusitari, ndi umuririmbyi cyangwa ndi umukinnyi wa sinema cyangwa ndi umukinnyi w'umupira, ugatangira ugahagarara hano mu rusengero ubwo rero ndabazi ngo ubwo muri bimenywa bose ngo ubwo ejo muzaba mwatandukanye. Ariko ni uguhohotera abantu, ntaho byanditse ko ariko bizagenda, kuko nubwo harimo abo basitari batandukanye ariko hari n'abandi babanye neza. Ni amahitamo y'umuntu. Ese Bibiliya ivuga iki ku bantu batandukanijwe no kuba umwe adashoboye gukora inshingano z'urugo, swati gutera akabariro gukanaka rwose ntago gatera neza? Ibyo ni amarari. By the way biraga ibintu byinshi. Kandi bireze ati kanaka wapi umugabo w'iwanjye wapi yazabyize se? Yazabimwigishije. Ese bajya gutandukana nyine atubitabona ni ubugoryi kuko nta n'ikikubwira ko uzaza akurikiyeho azaza arusha uwo wa mbere. Hari ibintu by'ubugoryi ubundi nk'icyo ntabwo umugabo n'umugore bagombye kubipfa, ahubwo bagombye kuvuga ati twese turabiga, reka twige gutunganya ibi bintu kandi bigeraho bigakunda. None se wabyigira he? Akenshi buri muntu yapurika ibyo yize bisa kujya mu kindi kigo. Imana iba yaguhaye Pst ANTOINE. Ikibuga cyo gukiniraho rwose iba yakiguhaye niba uri umugabo reka nkubwire buriya ese ubundi izina ryawe uretse iryo ry'ubuhanzi ubundi bakwita nde? Yitwa Emmanuel. Iyo witahiye wavuye kuri kamera witwa Emmanuel. Yitwa Shalom mba nitwa Emmanuel. Reka nkwite Emmanuel. Reka rero nkubwire Emmanuel. Buriya ubuswa bw'abantu kandi ibyo ngibyo uvuga bifite n'ishingiro. Ubundi umusore utarasambanye nanjye uhuye n'umukobwa utarasambanye, ubundi ibyo bintu baba bizi he? Rero bikubwira ngo wagombye kwicara ngo batari ibi bintu ntabyo tuzi. Reka dukora Antoine tubyige tubimenye tubiperfectione kandi umwe yigisha undi. Biba byoroshye. Abantu bakiga ibintu batazi bombi nta n'umwe ubizi. Oya bashatse bajye bashaka abantu babizi babigisha. Ibyo sinsekeza ko nta kubyiga utashaka umuntu wabikwigisha kuko ari byo bita gucana inyuma. Oya no ntabwo ari ngombwa gucana inyuma. Jewe reka nkubwiza ukuri, hariho n'abajene bajya baza honnête rwose babarokore beza honnête. Kamwe ati pastor ibi bintu ntabyo nigeze nkora. N'umukobwa ati twe tuje kukureba nk'umuntu mukuru. Nibura wowe bimazemo imyaka tubwira ibintu bigenda bite. Rwose nkafata igipapuro nkabashushaniriza nkababwira nkabasobanurira bagataha banyuzwe se bavuga ati bakagaruka kukubwira se ko zanyigisho zafashe cyane bavuga ati mu rugo nta kibazo rwose. Oya rwose
ushobora no kuzampa inkoko y'ibara rimwe nk'uwakoze umuti ariko inkoko y'ibara rimwe barihaga umupfumu ngira ngo pastori we sinzi icyo bamuha no ariko ngira ngo ibi turimo kuganira ubundi ni nayo nzira yagombye kubaho kuko impamvu urubyiruko rwinshi ruba muri icyo kintu cyo kutanyurwa ntibatinyuka kubaza barishora baragenda tubunda ubizi wabibonye ninde twari nk'abavamo basiye buriya hari n'abibwira ko babizi ntabyo bazi reka twikomereze si cyo cyari ikiganiro ntabwo cyari ikiganiro n'ubundi ariko tugomba kugera ku muti akenshi iyo hari indwara yabonetse haba hagomba kuboneka umuti umaze igihe mu by'ukuri wubatse uretse no kubaka na Bibiliya ufite icyo bivugaho cyane cyane Imana ifite ikintu bivugaho kugushaka akenshi na kenshi yego njya mbona noneho naho usanga nzana umugore muri umuna wanjye akaba akayaryamana muri umuna wanjye umuntu akazana umugabo muri umuna we w'umukobwa akamwigarurira ayo mahano yumva cyane ibyo rwose ni ibintu bisanzwe bibaho umugore kaza gasanga ufite muri umuna wawe kubera ko wenda utahaba ugasanga umuntu ni muri umuna wawe madamu akamwikundira cyangwa na muri umuna wawe ariko nawe akaguca inyuma kuko na muri umuna wawe nawe ashobora kugira amashagaga ko atari uyu mugore wa grand frère ushobora kumucaminga rwose nkamwemeza bigakunda ariko byose ngaruka kuri ya kintu bivuga ngo umunyabyaha umuhemu waje naragucumbikiye muri umuna wanjye ukanca inyuma ubu ni umunyabyaha ariko n'uno mugore nawe ni umunyabyaha ariko bidakuraho yuko kenshi hazamo ibintu bigera kuri bitatu bya bindi nahoze mvuga mbere hari umugore utanyuzwe wibwira ko wenda azananyurwa na murumuna w'umugabo kandi rimwe na rimwe ntibinabe byo ariko icyo ngicyo nacyo kikaba impamvu hakaba rero na bya byaha nyine ariko kaba na wa mugabo nawe rimwe na rimwe uba warabaye tereriyo hanyuma umugore akajya gushakisha umunezero kundi muntu agafatira hafi ayifatiye n'igihebe hanyuma rero umwanzuro ni uwuhe ku bagabo badafite cyangwa se batihanganiye gumana n'abafasha babo ku bagore badafite bahora bari bafite ijisho rireba ku ruhande badafite babona ibyiza bavuga ati twashatse abeza twakuyemo ababi none hasigaye abeza hanze mbega ibyana biri kubyiruka mbega ibikorwa byiza urumva Manuel nazo mubwira ko ubwo ari ubugoryi kuko ngiye mfite imyaka 65 sibyo ngaho tekereza inkumi zose kuva ku myaka reka mpere kuri 19 hagati ya 19 na 65 harimo imyaka 40 oya 46 iyo myaka 46 havutse abakobwa abo bakobwa bose nzabagira abanjye hari abagore batoya hari abakobwa batoya rero niho ubugoryi buba ibyo ni ukugira ni ukutanyurwa kavuga ngo kandi uwanjye murongora yari beauty ari wo umuhisemo nta n'uwamumpatiye warangiza ngo twarongoye ababi abeza tubasiga inyuma noze ko kitarongoye abo beza ariko niyo wanarongora miss inyuma ye hazavuka abandi ba miss abo miss bose uzahora utonze umurongo urimo kurongora aba miss bose nta gihe umugore wawe hatazaboneka batoya kuko Imana buri generation yiremera abagore beza ahubwo ntabwo wagombye kujya kwivanga n'abana reka bo mu kigero cyabo nabo bagira abagore beza ko ntabwo abagore beza bose uzabatwara reka umwana yica akanyoni bangana cyane ibyo rero ni ubugoryi mbyita ubugoryi kumva udashobora gutekereza ngo uvuge ngo kuba abagore beza bahari bivuga ko bose ni nko kujya kurya ntabwo uzasanga ibiryo byose biri hariya kuri buffet ngo hano hari inyama zuzuye igisoro ingo zose urazirya ntabwo uri buzirya zose ntabwo uhitamo igufwa hasigaye irote n'abandi bagomba kugira izo barya y'igufwa yo hari n'igihe ku igufwa ariho haba riryoshye kuruta ryarote ibyo rero birakubwira ngo umuti w'ibyo ngibyo ni ukunyurwa
kunyurwa. Pawulo yabyanditse neza ngo nize kunyurwa n'ibyo mfite. Jewe nahinduyeho inyuguti imwe ndavuze ngo nize kunyurwa n'uwo mfite. Burya maturité gukura neza no kwiga kunyurwa. Ukanyurwa n'ibyo wagezeho, ukanyurwa n'ukusa, ukanyurwa n'uwo ufite, ukaba umuntu wiyakiriye unyuzwe, ufite confidence, ugenda wifitiye icyizere. Naho guhora iteka ryose ugenda ukubita hirya no hino, bambaye mini ureba, wambaye bigera bigufi ureba. Oya, abambaye mini n'abagize hote nawe baguca imbere bakagenda nk'uko byose bigenda, ariko ntabwo ubyiruka inyuma. Bibiliya ivuga yuko kogosha umusatsi kandi aribwo bwiza bw'abagore ari ikibazo. Nabonye wowe uherutse gusezerana n'umuhanzi witwa The Ben Pamela yogoshe sikiri cyangwa se urupara. Ni amahitamo y'umuntu. Hari ibintu ntajya ntindaho kuvuga ngo umukobwa yari yogosheshe ngo maraho umusatsi, ngo umuhungu yateretse afro iba ndende, ibyo ni amahitamo ntabwo mbitindaho. Ubaje mu rusengero rwawe hano muri Anglikani afite urwo rupara, pastor wabibona nk'ibisanzwe koko Pamela? Yewe koko haza abafite amameshe se nkabona ari ibisanzwe. Harayo bavukanye se amameshe nyine yakumugore. ahubwo nguwo uje ndetse ubwo abameze nkuko yavutse n'ubundi tuvuka nta musatsi dufite, hari uvukana umusatsi mwinshi. So icyo burya agakiza ntabwo turagasobanukirwa neza, ngira ngo nicyo kibazo dufite. Hano mu rusengero gihe cyo ndeba nagakiza k'abantu, si imisatsi yabo, si uko biyogoshesheje. Uretse ko agakiza gashobora kuinfluence uburyo ukora ibyo ngibyo, gashobora kubigiraho ingaruka, ariko ubundi ibyo ntabwo giye mbitindaho. Abasore ugiramo hano bafite amadrede barahari. Mama bafata nk'abandi neza ntabwo ari benshi ariko barahari. Abari no muri korali. Oya, muri korali ntabwo babemerera. Kubera bagenzi babo ntibabemerera, kuko nabyo hari ibyo ugomba kureba ukavuga ngo uyu musore ufite amadrede najya kuririmba hariya hari abantu bazamwibazaho. Korali zo zifite discipline nkuko nk'abakobwa hano ntabwo bibujijwe kwambara amapantaro, ariko abakobwa baririmba muri korali mbona ntazo bambara, nubwo atari twe twashyizeho iryo tegeko ariko ntazo bambara. Ni mwafata umurongo bakavuga ati mujye mureka abana bisanzure bambara uko bashaka, kibi ni ukurengera. Umunsi bizaba ikibazo tuzabyigaho ariko ntabwo kiravuka. Ese muri korali nta muririmbyi nimaze igihe mbona hari video imaze igihe icaracara y'umumama uririmba injyana hip hop nk'izi za AmaG The Black. Uramubonye? Oya, ariko ubwo nzamubona ubwo umumbwiye. Waririmbye ngo umumama wo mu karere ka Kirehe waririmbye ngo inzu barayitaha, ngo nta bwenge ngo yubatse ku akavideo karacaraca ahantu hose, ngo nta bwenge yubatse inzu, hanyuma ngo ku mucanga, ngo hanyuma ngo hari n'inzu yo ku rutare. Abiririmba nyine bisobanura ko mu njyana hip hop. Wowe ibyo ni amagambo yo muri Bibiliya. Yego. None si ikibazo kiri. Ikibazo kindi kubaza ko yenda ni hano mu rusengero ushumbye. Iyo njyana itaragaragaramo. Akogeze ko ntari mu bategeka ko bahimba indirimbo, ubundi abahanzi bahanga muri style yabo. Ntabwo rero najya kubabwira ngo kuki mutararirimba ngo afrobeat cyangwa hip hop ngira ngo bahimba nkuko umunsi yabonetsemo none pastor aba mukobwa cyangwa se umusore cyangwa se ntibazatekereza ko ari babandi banywa ibitabi banywa ibiki byose badutse mu rusengero. Ariko mu zindi nsengero no mu bindi bihugu hari abantu benshi baririmba za rap bakarapa mu amagambo y'Imana. Burya ikigira indirimbo nkirisito ntabwo ari melody na amagambo arimo. Rero ntabwo ari ikibazo. Kukirira abanyetorero cyane cyane mu matorero ya kirokore bakunda kurwanyiza umwene iyo njyana n'ubundi bakayifata nk'atari injyana ikwiye gutangirwamo ubwo butumwa. Sinzi uri muri amazi ibibazo ubundi bitari na theologique, ntaho bihuriye n'iyobokamana, kuko abantu babirwanya kuko ni umuco. Hari imico abantu bati abantu baririmbye muri style bati buriya bazagira ngo ni iby'isi. Nta kintu cy'isi kibaho, ikintu cyose gishobora kuba icy'Imana iyo witwaye nk'umuntu w'Imana. Ushobora kuririmba Imana muri rock music, ushobora kuririmba Imana muri slow music, ushobora kuririmba Imana nta melody nimwe, nta njyana Imana ihejweho. Imana ihejwe mu exactement. Injyana zose zigomba hari wajya bambwira ngo nyamara ngo hari injyana zazamutse kuzimu ngo
ibyazamutse ikuzimu bicunguye bukabigira iby'Imana, ntabwo Imana bizayirakaza. Yitwa Pst Antoine Rutayisire, twaganiraga ku kibazo cy'abagabo ndetse ku ngingo y'abagabo n'abagore bubatse ingo ariko gakomeza kugira ijisho rireba hanze. Impamvu yabyo niba kuri iki kiganiro umuti wawumvise, yavuze ngo utanyuzwe na Kristo cyangwa se utanyuzwe muri rusange n'umuntu uzakomeza kureba hanze. Ati umunyabyaha iteka yakoze ikintu nta nkuru birimo, ikibi nuko wakumva ko ari umukiranutsi wagiye kwijandika mu ibyo bintu. Ubwo no kuvuga ngo rero icyaba kiza kugira ngo nyurwe nuko wava mu byaha. Wabimenye rwo nkushimira ahubwo Samara ukoze kuko nibyo navuze. Kunyurwa rwose no kuva mu byaha. Kunyurwa oya, ukanyurwa n'Imana, oya ukanyurwa n'Ufite, ariko ukarindwa na Kristo. Kuko amaso buriya nubwo umugabo w'umupagani n'umugabo w'umurokore babona kimwe, ariko bakitwara bitandukanye. Umukobwa aciye hano yambaye mini ndamubona, na wa wundi udakijwe nawe akamubona, wakamwiruka inyuma agiye ngasigara nkabona. Ariko hari igihe utamwiruka inyuma mu mubiri, umutima wamwirutse inyuma. Ubwo mutima nawe ntabwo burinzwe. Ikintu Bibiliya irakubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Yego. Ngo kuko iby'ubugingo byose niho biva. Ahubwo giye amaso yanjye sinshobora kuyabuza kureba kuko kireka nyahumirije. Nshobora kubona umukobwa hari akanyuraho, buriya mukobwa yambaye nabi. Giye ubwo deja mpita mvuga ntawe hari humura, ndabizi ubwo warugiye kumukurikiza amaso. N'umutima. Abantu uriya yambaye mpita deja nshyiraho jijoma nk'abana, ariko uriya yambaye nabi. Nyabona gutanga urugero rimwe, umukobwa yigeze kuducaho, twari dutwaye imodoka muri traffic jam hariya tugana za Kacyiru. Iyo uvuye hariya kuri Parliament hari wa muhanda wo hasi ugenda mbere yo kugera kuri rampo ya Kacyiru. Shaho umukobwa rwose yambaye ubwo buntu bugufi, ariko nkabona abagabo bose bameze bari. Ndabane kandi uyu mukobwa arateza accident. Ariko narabitekereje mu mutima ko nari ndi jyenyine ntawe nabibwiye. Tutaratera kabiri numva imodoka ngo po ntararikoze. Buriya rero ukurikiza amaso ntabwo aba control umutima we. Kandi Yesu yaratubwiye ngo umuntu nabona umugore akamwifuza, rero ubwo bamaze ku imbuto yo gusambana bamaze kuguterwa, niyo mpamvu yavuze ngo bamaze gusambana nawe. Kuko ubwo umwana wo gusambana yavukiye muri wowe, irari riba ryaje. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Byose birindwa. Unyurwe n'uwo ufite, urindwe na Kristo. Akabazo kanyu Pastor, haramutse havuyeho ikintu bita amaturo mu nsengero. Havuyeho amaturo? Mwakomeza mu gashumba? Nge nta kibazo nagira rwose. Mfite diplome z'uburyo butandukanye. Muri universite nize Icyongereza n'Igifaransa n'Ikinyarwanda. Mfite masters mu bintu bya education, mfite masters muri leadership, mfite doctora muri leadership development. Muri ibyo bitatu sinabura ikimpesha akazi, ariko gukorera Imana ntabwo ari aferi yo mu rusengero. Natangiye no kuyikorera ntaraba umupastori. Nasubirayo nkakora kandi kazi ngakorera Imana. Yewe nshobora no kuza mvuye gukora kandi kazi nkaza nkashumba itorero ritampemba. So amaturo yakuyeho ntabwo byampagarika mu kazi. Turasoje ntabwo ndubwongeraho ibindi, ariko kandi nibaza ukiri umusore, abakobwa bakuguraga kuri umusore mwiza bakurikije dimples cyangwa se fosete bangana nk'iki? Bangana simbizi, barankundaga ariko ibyo nk'abasore bose. Uretse ubundi hari umusore abakobwa badakunda, kiriko iyo utazi kubajyamo. Burya buri musore wese agira kategori ze z'abakobwa bakamukunda ariko impamvu hari umusore ubushakishwa n'abakobwa cyane, ukabona no kwishura abakobwa bamwuzuyeho, buri wese aravuga ati uriya musore naramukunze. Hakaba n'undi musore uba wibereye aho ngaho ukundwa n'umukobwa umwe, bakaba ari na sheri wenyine nta wundi mushagarira. Buriya yewe wenda ubishyize muri ibyo ngibyo nari hagati. Oya wari ntabwo ari hagati. Nari hagati. Ntabwo wari imbere. Nari hagati aho ngaho. Simbizi. Rega ibyo ni ibyahise.
Pastor mwino minsi nakaye karirimbo kagezweho nkuko yenda wagiye uri kwigishamo yenda nakura ujye ukunda vuga ati ntera burage nkabona nakacishamo kagezweho kuri uyu mwino minsi nakaye. Oya winkoresha icyo kizamini. Zirahari ariko nta bindi bukubwira. Ntabwo nshaka kuzayigira titre y'ikiganiro. Nuko bagunyye titre. Usigaye nirinda cyane nabonye mwebwe muri. Ariko buri ya uzizi kamera. Bazicomeka imbere ya pastor akavuga mukamutera ntuza mukamwakserera hanyuma akivamo nk'inopfu. Unyye titre pastor. Zirahari nyinshi ariko nta kibazo n'ubundi nta kibazo ariko mbwira wenda nk'izigezweho nkubwire ni wenda ndayizi cyangwa isinyizi wenda ubwo urabona we ya Bruce Melody. Ayo ntabwo nyizi. Ntabwo yizi. Wenda ndaza kujya kuyumva. Narakubabariye ya Junior Rumaga na Bruce Melody. Komeza. Ubwo se peace of mind. Njya nyumva. Ujye yumva. Ariko nizo zindi nazo. Gusa sindi bukubwira aho magaze. Ibyo nicyo ndibwirinde. Yego. Urakoze cyane. Kuko rero buriya nkubwije ukuri. Ntabwo ubundi zira ndirimbo ukuyemo niza sekera nizisanzwe za gospel. Iyo ukora akazi nk'aka kanye ntabwo zibonera umwanya munini. Urazumva nk'izo ndirimbo wambazaga nzumva iyo ndi mu modoka. Imodoka yanjye hari igihe nyitiza abahungu banjye bumva Kiss FM. Jewe nk'umusaza wiyo hanumva Radio Rwanda. Iyo rero bayigenzemo hari igihe mfungura nakwatsa hakazamo indirimbo zo kuri Kiss FM nkayigwaho cyangwa nimugoroba cyangwa nko mu kiganiro wenda ngiye nyuma ya saa sita indirimbo y'umunsi n'izindi ngibyo nkagenda nzumva kuri Radio Rwanda. Nuko indirimbo nzumva gusa giye ngira brain ifata vuba iyo nzumvise kandi nkunda n'indirimbo yari nka kamelodi gaciyemo karyoshye. Hariho nk'izo za Bruce Melody mbona Bruce Melody muri no minsi arimo ariyatsa cyane. Akomeje kwatsa umuriro mu baturage. Ndamwifuriza stability. Kuko abantu benshi baca mu kirere nk'inyenyeri ya kibona umwe nyuma wazamushaka ukarego bikana kagiye yarazimye. Uzaba arabamaze kuzima batamazemo igihe kirekire uzabona ko ari benshi. Reka dusoze turagushimiye cyane ku mwanya wawe uduhaye mu by'ukuri ni umwanya munini wakabari gukuramo ibindi bintu ariko witanze urabuduha tugushimire cyane nanashimire n'abantu bose abari bakurikiye ikiganiro muri rusange abari hirya no hino upfa kubumva ikinyarwanda hari abari mu mahanga mu bihugu binyuranye byo ku isi mu bihugu by'aba diaspora namwe turabakunda cyane mukunda kutwereka ko mudukurikira bari muri East Africa mwese mbashimire Pastor ndagushimiye. Murakoze namwe ikaze. Yego. Byanze ko tuzongera tuganire. Nta kibazo hari amafaranga mwatanze. Nubundi ko ari ubwa mbere nuko ari mwe mutigeze musaba ikiganiro. Ubwo tugira inama dushaka kugira abantu binyuze mu buryo bunyuranye nta wundi n'umuntu tuzatureba umuntu mukuru ufite n'ubundi byo yabwira abantu kandi namwe rwose murahari. Nta kibazo rwose numbona nyine ubwo mwakoze kubana natwe nitwa Shalomi twabanye neza bye ibihe byiza turabakunda cyane.